Fanya Kazi TV, we are the solution. Nongeye kubasuhuza mwese aho muherereye, nizera ko mumeze neza. Iyi ni Fanya Kazi TV, nge unyite Mr. Fanya Kazi. Turakomeje kungurana ubumenyi. Turi mu isi iri gutera imbere, turi mu isi ya technology, turi mu isi aho mu minsi iri imbere tuzaba dukoresha amafaranga mu buryo bw'ama crypto, ku buryo ndetse ahari kuyatwara mu ntoki bizaba bitacyoroshye. Niyo mpamvu Fanya Kazi TV tugenda dushakisha ubumenyi butandukanye, ahubwo dukura kuba expert cyangwa se inzobere mu bintu runaka. Nibyo ko turi kwenda tumenya cyangwa se dusobanukirwa ibintu bijyanye na cryptocurrency, ariko hari nanone ababa batabizi cyangwa batabisobanukiwe. Niba uri umwe muri bo, ntugire ipfunwe cyangwa se wumve ko ari kosa, ahubwo buri kintu kigira igihe cyacyo. Ubu wasanga ari cyo gihe cyo kugira ngo nawe utangire ubisobanukirwe neza, none byinjiramo nk'ibyo bya trading cyangwa ibiki, ubyinjiremo ubisobanukiwe. Hari abantu benshi tuba turi nko ku mbuga za WhatsApp cyangwa se ahandi, ukumva bari kuvuga ibintu bya trading, abantu bari kuvuga ama robot akora trading cyangwa se ibindi, ugasanga birakuvanze, ugapfa kubyinjiramo uhereye hagati, nyamara icyaka kubereye cyiza ari uguhera hasi ukabanza ugasobanukirwa ibyo ninjiyemo ni ibiki. Niyo mpamvu muri aka kanya hari amakuru nkuzaniye, ugiye kubanza usobanukirwe cryptocurrency ubundi ni iki, yaje gute, yatangiye gute. Hanyuma nanone turaza kurangiza tuguha zimwe mu ngero z'ama crypto cyangwa se za cryptocurrency, tunazigusobanurira mu ncamake. Hanyuma muri video izakurikira tuzatangira kuguha kuri zimwe mu zo nawe watangira kuba wakoresha kandi ukazikoresha mu buryo bukoroheye butakugoye, buhuje n'ubumenyi, cyane ko dufite na groupe nzabaha igenda idufasha twese gusobanukirwa no kugira ubumenyi ku bijyanye na cryptocurrency cyangwa se na trading. Stay in touch, hanyuma ukurikire video witonze, aho udasobanukirwa uze kumbaza muri comment, ngerageze nanjye kugufasha. Reka noneho duhere ku kibazo cya mbere kigira kiti cryptocurrency ni iki? Yes, ntabwo wasobanukirwa cryptocurrency udasobanukirwa neza, cyangwa se igihe udasobanukiwe neza uburyo amafaranga cyangwa se uburyo bwo kugura ndetse no kugurisha bwagiye buhindagurika kuva igihe ubucuruzi bwabereyeho. Mbere na mbere hahozeho cyangwa hatangiriye ku cyo twita barter trading, cyangwa se guhererekanya ibintu kugira ngo mbashe kubona icyo nkeneye nawe ubashe kubona icyo ukeneye. Icyo gihe nabaga mfite ibigori, ufite ibishyimbo, naba nkeneye ibishyimbo nkaza nkakureba, hanyuma tugahererekanya, ukampa ibishyimbo nkaguha ibigori, tukaba dukoze ubucuruzi. Ibyo bintu byari bigoye cyane kubona umuntu ufite ikintu ukeneye, cyangwa se wowe umuntu akubone ko ufite icyo akeneye. Ibyo bintu byari bigoye cyane. Abantu mu kubona ko ibintu bigoye bintroducinze cyangwa se bakoze zahabu nk'ikintu cy'agaciro kizajya gikoreshwa mu guhererekanya ibicuruzwa. Ariko icyo gihe nanone zahabu yari remereye, kugira ngo uyikure iwawe mu rugo ujye ku isoko ujye kuyigura ibintu, byari ibintu bigoye cyane. Abantu mu kubona ko ibyo bintu bigoye nabyo bikiri muri risk runaka, bakoze icyo twita ibiceri cyangwa se coins, ibiceri za silver n'amasenti n'ibiki, biriya twumva muri Bibiliya ngo baguze Yesu, za silver n'ibiki. Ibyo gihe ibiceri byakoreshejwe mu buryo bwo kugura no kugurisha. Noneho mu kugira ngo amafaranga yongererwe agaciro, leta na za guverinoma zakoze icyo twita paper money cyangwa se inoti, mu kugira ngo bongere agaciro. Icyo gihe impamvu uvuga ko ari ukongera agaciro, ni ukugira ngo umuntu ufite inoti y'amadolari 100 atazagura ikintu kimwe n'umuntu ufite inoti y'amadolari 20. Umuntu ufite 5,000 by'amanyarwanda atazagura ikintu kimwe n'umuntu ufite inoti y'2,000 by'amanyarwanda. Uko niko bongereye agaciro. Mu kuva muri ibyo, igihe amabanki yajeho, haje icyo twita plastic money cyangwa se amafaranga yo ku makarita. Mwese mukoresha banki runaka, mugira amakarita ya banki. Ushobora kugendana ikarita yawe ahantu hose ushaka mu gihugu, wagerayo ugakoresha amafaranga yawe. Ibyo ni byo twita plastic money. Nyuma ya plastic money haje icyo twita electronic money. Electronic money yo mvuze amafaranga ya electronique, ni ukuvuga ngo mobile money, Airtel money, M-Pesa, Vodafone n'izindi nk'izo systeme z'amatelefone zifasha abantu kugendana amafaranga yabo ahantu bashatse ku matelefone yabo, ari twita electronic money. Muri ibyo bihe rero uko amafaranga yagiye ahindagurika, cryptocurrency zajemo cyangwa se amafaranga y'ahazaza.
ni ukuvuga ngo ayo ni amafaranga aba abitswe kuri interineti. Ushobora gukora transaction aho waba uri hose kuri telefone cyangwa kuri mudasobwa yawe bitagusabye kuba wakoresha banki runaka, ukohereza amakiripto akava aha akajya muri Amerika, akava aha akajya muri Aziya, akava aha akajya i Burayi, nta kindi kintu bigusabye uretse telefone yawe yonyine cyangwa na interineti. Muri godi ikurikira tugiye gusobanukirwa cryptocurrency icyo ari cyo. Cryptocurrency ni amafaranga muri fomu cyangwa se akozwe mu buryo buri digitale cyangwa se mu buryo bw'ikoranabuhanga. Amafaranga cyangwa se izi digital assets nizo dukoramo trading. Kuba zitwa assets bisobanuye ko zitakaza agaciro zikanakagaininga cyangwa zikongera zikakagarura mu gihe runaka. Iki twita ihindagurika ry'ibiciro, ari naho hava business dukora ya cryptocurrency trading. Akongera akaba ayikoranabuhanga kubera impamvu ikurikira. Ni ukubera ko buri hererekanya amafaranga cyangwa se buri transaction uzakorera muri crypto space cyangwa se muri cryptocurrency, ntabwo iyo transaction izigera igusaba gukoresha banki runaka cyangwa se ikigo runaka, ahubwo iyi transaction uzayikorera online kuri telefone yawe ndetse cyangwa se computer yawe. Ibyo nibyo tuvuga duti this is cryptocurrency cyangwa se aya ni amafaranga y'ikoranabuhanga. Ahereza umuntu yakoresha ubushobozi bwose, kubera ko niba uri kuyakoresha ni wowe uba ukontorora amafaranga yawe igihe uyashakiye, igihe uyakenereye urayakoresha. Nta banki, nta leta, nta gihugu gikontorora aya mafaranga, ahubwo ba nyiri kuyakoresha nibo baba bayakoresha online. Ushobora gukora transaction, ushobora kohereza amafaranga yawe muri crypto akava mu Rwanda akajya muri Amerika, akava mu Rwanda akajya muri Aziya, akava mu Rwanda akajya i Burayi, akava mu Rwanda akajya mu Barabu. Ahantu hose ku isi wakohereza cyangwa se waba unariyo ugakoresherezayo cryptocurrency, nta kindi kintu bigusabye uretse kugira telefone na interinete. Ibyo birakunda. Mu magambo make, cryptocurrency ni icyo ngicyo bivuze, cyangwa se izo assets nuko nguko zisobanutse. Arakoze cyane kudusobanurira cryptocurrency icyo ari cyo ndetse nuko yatangiye n'igitekerezo cyo kugira ngo ibe yakoreshwa. Reka none tumusabe aduhe ingero za cryptocurrency zimwe na zimwe zimenyerewe kandi zinakoreshwa, hanyuma natwe turategura video noneho yo kuzahitamo izo twatangira kuba twakoresha nge nawe, kugira ngo natwe tutangire twimenyereze kandi tunazibyaze umusaruro nk'uko abandi babikora. Niba abandi babikora babishobora, nawe wumve ko wabishobora. Stay in touch. Okay, hari umuntu wambajije uti ni izihe ingero cyangwa se ni ubuhe bwoko butandukanye bwa cryptocurrency? Burahari bwinshi. Twabona Bitcoin, ariyo mubyeyi cyangwa se ariyo currency ya mbere izwi ku isoko rya cryptocurrency, Bitcoin. Tukagira Shiba Inu, tukagira Ethereum, tukagira XRP, tukagira Matic, tukagira Bonk, tukagira Dogecoin, tukagira XRP n'izindi nyinshi zirenga ibihumbi 4. Ndagira nkwereze n'urugero kugira ngo usobanukirwe neza. Tuva mu bihugu bitandukanye cyangwa se isi ifite ibihugu bitandukanye. Buri gihugu kigira ifaranga gikoresha cyangwa se kigira uburyo gikoresha mu bucuruzi mu buryo bw'amafaranga, kandi amafaranga akagira amazina. Urugero, mu Rwanda dukoresha Rwandan francs cyangwa se amafaranga yo mu Rwanda. Tanzania bakoresha amashiringi yo muri Tanzania, Uganda bakoresha amashiringi y'amagande, twakambuka muri Amerika bakoresha idolari, i Burayi bagakoresha iyero, mu Bushinwa bakoresha amayen, muri Zambia bakoresha makwaca n'ibindi byinshi tutakirirwa turondora. Ni muri ubwo buryo rero na cryptocurrencies zihari nyinshi bitewe n'abazikoze ndetse n'abazizanye ku isoko. So ni ubwo ngubwo dufite Bitcoin, Ethereum, Solana, Bonk, Shiba Inu, XRP, Dogecoin, Matic, DGB n'izindi nyinshi tutabasha kurondora muri iyi audio. Arakoze cyane umuvandimwe kutwungura ubumenyi, hanyuma nahanjye nawe reka ngira icyo nkwibariza. Ese waba warigeze wibaza uti niki gituma amafaranga yawe ahora abura agaciro? Ese harubwo wigeze wumva abantu bavuga NFTs, blockchain, Binance, Royal Q cyangwa n'izindi ukumva watakaye? Ese wigeze utekereza ko
10 byaguhindukira 100 rikaguhindukira 1000 utiriwe ujya gucuruza mu isoko ahubwo ukoresheje cryptocurrency. Niba ari uko bimeze rero, Fanya Kazi TV turi gukora ibishoboka byose kugira ngo twese hamwe dufatanye gusobanukirwa ibi bintu kandi tugendane neza muri iyi si tugezemo y'ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru. Nawe wabishobora kandi wabyikorera. Stay in touch, iyi ni Fanya Kazi TV, kora subscribe, hanyuma buri makuru mashya tubonye cyangwa se buri kintu gishya cy'ingirakamaro tumenye tujye tucyunguranaho ubumenyi umunsi ku munsi. Fanya Kazi TV, we are the solution.